nahoze numva mwivugisha ibintu ejo bundi nararongoye di ndacyari mu kwezi kwa buki ariko abagabo barakize we sha narinzi ikintu kiryoha mw'iyi si ngo nukurira ikintu kiryoha ubundi mw'iyi si kwari ukurira mu gasafuriya wakarangiyemo abakobwa ni mubizi ariko nta kintu kiryoha mw'iyi si nko kurara inyuma y'ikibuno cy'umugore oho babarira da biraryo ako shiyo mwashwanya arakigusunikisha ubwo rero useke vuba mani igihe n'amafaranga muri kwanika imivunde Ese Nzovu waguha amafaranga nibura nka miliyoni ubona wayakoze iki? Ngewe uramutse umpaye miliyoni nabanza nkagura agafuka k'umuceri k'abana nkabagura n'icyo cy'inyama bamara kurya nkahita njya kubomora umugore w'umuzungu none indangamirwa y'umuzungu nkamwishyura 1,100. Ufite imyaka ingahe? 50. Sikuruta papa sava? Papa sava ariko ndamuruta icyo murutisha nuko njye mfite abana we ntabwo arashaka ariko papa sava agira ushake ugize imyaka 46 turangiza. None se papa sava gusubije muri filime nibura ubona wabyemera? Hagiye nta nagenda ndangamirwa nago mfite umugore w'umukonyine uvuka ani bita itabagwe buriya yago ni bofe wanjye yego se nukuri kibana mu ijoro nuko ndi mugufi mvuka inyanza ariko nashatse mu bakonyi muguranye n'umukonyine. Wow. Birara abahungu babimereye nk'imibu bibereho mu buzima bumeze nk'ubw'imibu nyine iyo atarakurya arakuduhira mu matwi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba baguhamagara gutesha umutwe aho wahungira uwo mubu hose uragukurikira gusa reka azakurya karawundi kamwe turimwe gusa uhitorwa ahantu aciye gusa ngiye sinanabarenganya. Uratubeshya none iyo umuhungu aje kugutereta nicyo manza kumubaza ubundi umuhungu nazaza kugutereta ujye ubanza umubaze ngo urashaka umutima cyangwa urashaka umubiri. Argiye usanga uri kumuha ikintu adakeneye ugasanga uri kumuhereza urwo rutima rwawe yishakira umubiri so ujye ubanza umubaze umare umenye icyo ashaka bari cyumuha nasanga utagishaka kukimuha ugumane baro zawe. Burya nta mukobwa utijijisha niwe waba ufite amabenga uriyeranje ukabenga kandi ubizi ko uri mubi. Nta nkumi yigaya urabizi ko ufite amabenga urabizi ko ufite amabere angana n'akadobo ka omo urabizi ko ufite taye nk'izi modoka z'abashinwa ariko umusore arakurambagiza ukijijisha nzagusubiza ngiye kubyiga. Urabyigaho ufite ishuri ujya kubyigaho ufite laboratoire ujya kubipimamo afatiraho. kugira abagore babanebwe n'abakobwa babanebwe none udukobwa tw'uyu munsi nutunebwe nutuki njye nyoberwa n'ababarongora icyo babarongoramo sikiwe sha mwabahungu mwumva mbabwire udukobwa tw'utunebwe muzatubenge muzatwange muzatushugunye kure sha hagagwa kobwa bukajyana koko kobwa kakanebwe kuko ubunebwe bwawe nibwo buzatuma urugo rwawe rutanabaho kuko imbaraga ugira ubwira Imana ijoro ukabwira Imana amanywa ukabwira Imana nizo mbaraga Imana izamanukamo igatunganya iby'urugo rwawe naho kugira ngo izabikorere kwiyubahisha nitabikora isubaho. Ntabwo na rimwe umuhungu n'umukobwa bazumva kimwe relationship. Niyihe mpamvu batazabyumva kimwe?
birababaje. Ikintu cya mbere gihari, uburyo ubwonko bwacu bukora biratandukanye. Bavuga ko abagabo uburyo bakora ibintu byabo bafite box mu bwonko, buri kintu cyose bacyubakira box. Hari wenda box y'akazi, hakaba box y'inshuti ze n'umupira, bya bintu byose bimugira, hakaba box nini cyane ya sex. Iyo rero uhuye nawe ngo mukundane mugitereta, agujugunya muri box ya sex. Mu gihe ari mu kazi, ari bize mu kazi, ntashobora gusohokamo hariya. Niyo mpamvu bakubwira ngo tubonana ngo reka tuzabonane ejo après-midi. Iyo avuze ngo ejo après-midi, box ye ihita yikonekta. Iyo bigeze ejo saa 8, icyitwa akazi kivaho akinja muri box ya sex amwe gusangamo. Ibyo bishatse kuvuga iki? Mu gihe twebwe abagore cyangwa abakobwa bavuga ko mu bitekerezo byacu twe dufite waya insinga, dufite ubushobozi bwo gukorera ibintu bitanu icyarimwe. Nta box tugira. Ushobora kuba utetse uri kuganira n'umuntu, umupangira surprise, umwimaje n'ibyo uza kwambara, ufite n'ibindi bintu uri gukora ku ruhande. Bivuze ngo igihe akubwiye ngo duhure, uramuga uti anytime. Ariko wibuka ko abagabo bo bagira decision. Hakaza ikindi kintu bagira tutagira. Abagabo bagira decision, they are decision maker, ariko ntabwo bagira solution. Abagore tugira solution, turi solution, ariko ntitugira decision. Niyo mpamvu bigomba guhura. Ariko watanze isomo, wibuke mu kiganiro rero gukorana, waravuze ngo abakobwa bimana ngo akenshi baba, ariko barabizi. Ntuzanyima kabiri ngubwire ngo uraryoshye. Bimenye nte. None se ubona ari iyo mpamvu abakobwa bimana babishye, kandi ko kuzabicunge neza. Ugigira icyana kikakwima, ariko buriya reka ngwize ukuri, nugigira ukabona umuntu yabyanze bro, nushaka kujya ureka. Bishatse kuvuga ngo abakurinze byinshi, sibyo? Aho nawe uratubeshye. Ni icyo abakurinze. Hari ubwo ashaka gukuramo iyo sous-vêtement, ukumva gripe zirazamutse. Mwabonye amashusho y'abakobwa bazamuye za iPhone? Twarababonye. Umwana utagira akazi ugisohoka mu ishuri, wanaburanaga ko buruse yatinze, miliyoni n'igice ifunze, uriya mwana yayikuye ngo aguremo iriya iPhone. Ashobora kuyihabwa n'abaterankunga, ariko iPhone nabo bazigurira. Ni ikihe kigega? Mwenza mukavuga ngo afande namuhoranye ngo yafashe ibisambo, mwenza mukavuga ngo sida yarazamutse. Umugabo w'imyaka 30 arimo araryamana na wa mwana twabonye afite iPhone, kuko uyu mugabo niwe chief budget wa Rwanda Housing. N'iki wabwira abakobwa n'abasore bakiri batoya? Muraryisi muyirisha amenyo abiri, sira barisha amenyo 32. Virusi itera sida izakomeza kuzamuka mu gihe tudafite inyito yita ngo nkora nkoresheje. Wafashe umwana umwohereza ku ishuri muri university, haburuse agira, wenda wishyura minerivare, wohereza amafaranga yo kurya, uzi ko bari hotel, ariko ashobora kwiyaranja. Yiyaranja bamwaranja. Sinzi rero abantu bababwiye yuko agaciro k'umukobwa n'ak'umugore ari uko kubisugi. No, washobora kuba utari isugi mugabo n'umukobwa wiyubashe. Rero ibyo bintu byo kuza murabesha abahungu ngo urumva ngo uje ngo udatari isugi ngo navyo ndakora kugira ngo yumve ko kiri umwana mwiza gushire mu rugo. Ibyo sivyo. Kweke twama tudushaba umutwe yuko abahungu aribo batwonona. Mbere baza ko twabakobwa tutonona abahungu. Ahubwo nama infection kandi kenshi agwara abakobwa. Nimwe mugenda murayagemurira abahungu, mubasanga mu mageto yabo muyabagemurira. Abakobwa yoho impamiko rero mfate jewe ndababwire neza ibintu mutazi. Aho nye mukobwa wasageze mu bigero ndaza aho yirarana aragaragurika kubera iki ntawe afise amugaragura. Jewe nama mvuga yuko misi yose bijya bintu birakenewe kandi birubaka urugo neza vraiment mu gihe mubikora neza. Sex nitangura sex mubikora neza nico kintu ca mbere gitanga amahoro mu rugo. Mfite umuntu tudetinga ntabwo nagira umubesto tuvugana cyane ko bibangamira umuntu mukundana kenshi. Uri kubivuga nk'ubizi, none se byigeze bikubaho? Njyewe umuntu dukundana my guy bari my guy nane besto mbishyize ku ruhande ajya kwita ku mwana w'abana. None se umusore mukundana je bishatse kuvuga ko inshuti wari usanganwe uhita uziteye ahuza? Ngira aho ngarukira kubera ko umuntu mukundana ugomba kumwubaha amara wundi. Okay,
Pastor nicyo wabwira aba bana b'abakobwa? Niyo mpamvu mbwira abana b'abasore bankurikira. And that's why I address this to the young men following me on TV and radio. Ntukarongora ubwiza, uzarongora umuntu ugufasha agashigikira ikikurimo. Uwo niwe mugore wawe. Suburanga, si wabo bakize, si izina bafite, no. Nukubera support system na bakayisupporting. I address this to young men and young ladies. Do not marry outside physical appearance or the beauty. No, marry someone who understands your need, who is going to be supportive of everything that you want. Nibyara umuntu apfa. When do you die? Nigihe umuntu akubuza gukora bijya byatumaga usubizwa mu imbaraga. Abakwishe birangiye, abakuyeho yankingi ukarohoma muri Mississippi. None se nayahe mazina y'abahungu wabuzi bakunze kuba ari indaya cyangwa se bakunda abakobwa? Patrick na Eric shabahagarira abandi ku isi yose nunapana muri Kigali. None se ushatse kuvuga ko izina ari ryo ribibatera? Ahubwo ryaravumwe banza satani yitwa Patrick. Arikoma. Ureka babwiye mwa bakobwa nuhura na Patrick na Eric run. Run. Wari wahura n'umutipe udafite amafaranga none wiyemera? Oya. Like yo reka mbabwire abantu mufata ama video y'abandi bana sibyo mukayashyira mukayapostinga ni kuri ko Imana nta umuntu mufite uzajya urara ijoro ryose ku manywa nujya ku kazi ngo uhaye amasaha make yo gukora saa yine uzajya uza udamuka ku kazi uze umpe saa 8 uzumpe saa 12 uzumpe akazi kawe ni ukumpa gusa nta kindi mwabyumvishije ibyo bintu Patrick ukorera Chantal ni ihohoterwa. None se we bikugendekera bite nk'iyo wimye umugabo? Twebwe idini ritubwira yuko iyo wimye umugabo abamarayika bose baba bari kukuvuma. Turashize abamarayika cyane baba bakuvuma wowe mugore. None se aba bamarayika bo baba bari kukuziza iki? Ko wamwimye. Hari n'ibihano cyane. Abisilamu ko bakize. Ntabwo urwaye sibyo? Nta period urimo, nta bubabare bundi ufite, uri muri condition nziza. None se wenda uramutse utabishaka? Gute utabishaka? Se niba wamaze ubwoba basha kuko utabishaka. Ariko bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, wenda ukaba utameze neza. Gute kutamera neza? Gute vuga bakuvuza? Vuga bakuvuza.